Shalom, 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 nshuti bakundwa, shalom aho muri mwese. Yesu Kristo umwami wacu ibihe byose nahabwe icyubahiro. No munsi nagiye kubasuhuza Tariki 19 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. No munsi mwiza, munsi w'igitangaza, no munsi w'abapapa. Reka abapapa abantu hose happy Father's Day. Umunsi mwiza rwose kuri mwese. Yesu Kristo mwamahe byose akomeze bagire neza, akomeze atugire neza. Amina, haleluya. Uno munsi mu kiganiro cyacu Yesu ibihe byose, ntabwo maze iminsi ntagitegura rwose. Maze iminsi mfite grippe mirena muri 2 weeks. No ijwi ntabwo iragaruka neza, ariko Imana yacu yabwa icyubahiro ko bigenda uko bikwiriye, kandi Imana yacu ibigenza neza. Amina, haleluya. Uno munsi rero ariko ntabwo twarenga. Uno munsi tavuje ijambo rito, ijambo rifasha kuno munsi nubwo ntabashe ko mwanya gutegura ko nararwaye bikomeye. Grippe yarankubise bya sawa, ariko Imana irahaba mera neza, shima Imana. Amina. Tugiye kufatanya indirimbo yanditse y'ikinyarwanda, indirimbo ya 91 ni na 91 mu gitabo cy'ikirundi bita ayigitare cy'Imana. Indirimbo zo gushimisha mu kinyarwanda. Turifashisha umuhanzi mwene data Israel Mbonyi mu ndirimbo ye. Tugiye kujyana kw'iyo ndirimbo. Amina, haleluya. Imana idufashe. Amina. Ayigitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Ayigitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana,
ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa ayigitare cy'Imana reka ngugireho kubw'imbabazi zawe kera waranyenewe n'ubu hihishemo umujinya w'Imana hihishemo umujinya w'Imana. Haleluya, haleluya, amina. Amina, amina. 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 Shuti bakundwa uno munsi nkuko twarimo tuganira ni umunsi wa Father's Day. Nashatse ntutambuke ko maze imisabwe ko mfite inkorora namaze mfite inkorora cyane yamereye nabi n'ubu ntabwo biratungana neza mu muhogo ariko nshima Imana cyane kuba ndi muzima nabashe gufata imiti ibintu byose bigenda neza. Amina. Ni kubw'ibyo rero uno munsi navuze ati ntabwo ryacaho tagize ijambo tuganira. Imana idufashe tugiye kuganira ijambo rito ryanditse mu Baroma ibice bitatu. Tugana ijambo rito ryanditse mu Baroma ibice bitatu. Iryo jambo rero bene data ryanditse mu Baroma ibice bitatu tugiye kumva twese hamwe. Ni ijambo ryanditse mu Baroma ibice bitatu turasoma kuva ku murongo wa 27 kadutangiye kuri 27 tugeze kuri 31. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bihe byose. Umutwe w'ijambo uvuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Iriya ndirimbo ay'igitare cy'Imana ni indirimbo nkunda ikunda kumfasha kitabo kijya kwema indirimbo zimfasha cyane. Ariko ni indirimbo yuzuye amavuta bene data. Ni indirimbo ijanye na kino kintu kijyanye no kwizera. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Bene data ibintu byose tubamo tujya tumenya ko Yesu Kristo tujya tunyura muri byinshi ariko kandi bijya bituba dufasha kugira tube hafi n'Imana bijya bitugeza kure ariko iyo twizeye Imana yacu ibigenza neza. Amina, haleluya. Mumbabarire nabwiye ko ijwi rimeze namaze icyumweru kirenga mfite ikibazo cya grippe. Amen. Reka dusome kuva kuri 27 gusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. None se twakwirata iki? Ntacyo. Nayaye mategeko yabitubujije? Nayimirimo? Reka da. Ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Amen, haleluya. Kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni y'abayuda bonyine? Si ni y'abanyamahanga nabo? Ni y'abanyamahanga nabo, kandi ubwo Imana ari imwe izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, no kubatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduze ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Amen. Bene data, tubaho dufite amategeko, tuba dufite amategeko, kandi amategeko naya tubaho gatuyobore. Niyo mpamvu mu mategeko tugenderaho nkuno munsi wa Father's Day
n'umunsi washizweho n'amategeko y'abana bati ugomba kubaho amategeko abaho. Tujya tugira amategeko y'Imana, tujya tugira n'amategeko y'amareta yacu ajya tubayemo, tugira amategeko y'amareta duturukamo, mu biyaga bigari, u Rwanda, Burundi, Kongo, za Yase, Tanzania, biriyago byose dufite amategeko. Naha turi muri Amerika dufite amategeko, tugomba kuyubahiriza uko aba yakabaye, kandi dufite n'amategeko y'Imana ya tugomba kuyuhereza uko yakabaye, kuko Imana igitubwira ngo tujye twubaha abadutegeka. Amina. Ariko ibyo byose nubwo ngo tujya tugira kwizera kwacu kujya guhagara muri byinshi. Iyo urebye uno murongo uko ijambo ry'Imana rivuga, niba amategeko abaho hakabaho no kwizera, ibintu byose tujya tubiheshwa no kwizera Imana, tujya tubeshwa no kwizera Imana. Kuko iyo urebye cyane mu mibereho yacu uko tuba tubayeho, ujya uvuga uti Imana yacu yo kabyara kubera iki itwitaho bigeze ahangaha. Tujya tuyikosereza byinshi, ariko ikanatwizera, kabatekanizera umwana wa namuremyemo konze, ikatugumaho ikatunambaho. Muzi ko umwari yanditse ati Mana ujye ufata kuko ngiye ngufashe nakurekura, ariko wumfashe ntabwo wandekura. Niyo mpamvu igitwitaho kubera Imana ifite icyo twayikorera. Uko uri kose mwene data, ufite icyo ugomba gukorera Imana mu kubaho kwawe, nubwo cyaba gito ugisuzugura, ariko Imana ivuga ko kiriya gito cyane Imana igiha agaciro, kikagira agaciro imbere yayo, ku buryo uyibera uw'agaciro ibihe byose, Imana ikakwizera mu buryo bukomeye. Amina. Niyo mpamvu rero kuno munsi ijambo ry'Imana tubwira ngo niba kwizera, ngo amategeko none dufite tuyakuzeho kwizera, ngo ntibikabeho ko amategeko tuyakuzaho kwizera. Nitugiye kuya nawe ahubwo ngo kugomba gukora iko kwizera, kugomba gukora iki? Kugomba gukomeza amategeko dufite, tukayizera, kukayakomeza. Bene data, kuno munsi nagira nkubwire ni muri make, nababwiye ko ntabwo natuyiganira bikaze kumaze iminsi ifite ikibazo cya grippe, ariko nshima Imana ko muri kano kanya ameze neza. Ubu bimeze neza rwose, mshimira Imana. Ubu nta bimeze neza, birimo biraza. Tuva mu cyumweru gitaha tuzaba tumeze neza. Kimwe gusa no kujya dusengeranira aho turi hose impande zine z'isi, kugira ngo Imana twembe gituba hafi muri byose, kandi kitubikora ku gihe gikwiriye. Amen. Niyo mpamvu rero nta jambo rikomeye nafite ndiyo yo kwizera gusa, nagomba kubabwira ati ndiba dufite amategeko tujye tubaho twizeye, kuko ntacyo dufite. Indimbe tubwiye ngo imbere ya nambaye ubusa inju nyambike. Twizere Imana idukora ibintu byose, kugira ngo uno munsi cyangwa se n'indi minsi tujye tubaho dufite kwizera Imana yacu, kari Imana y'amahoro, Imana y'anyabushobozi, igibaho idukorera ibikwiriye kandi idutegurira ibidukwiriye, kandi bigomba kuduhesha amahoro muri twe, bikaduhesha amahoro mu bacu, ikadutegura ibiduhesha amahoro mu byacu byose. Amen. Haleluya. Umwami Yesu Kristo ibihe byose abaho umugisha. Iryo ni jambo rito uno munsi nshaka ko tuganiraho, kuko nawe maze kumva ko maze gufata akantu kakabaraga muri jye kubera iyo grippe nayo maranye iminsi. Urazi ko grippe itijyana n'umutwe, umutwe rwose ukamera nabi, bicurane bikaba ibibazo, urumva ni bari intambara. Ariko nshimye Imana ko muri kano kanya bishoboye, ubwo cyumweru gitaha tuzaba turi kumwe, kandi bavuga ati Imana ibashigikire mu byanyu, Imana ibashigikire mu banyu, n'ukuri Imana y'amahoro ibane natwe muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami w'amahoro. Amen. Shalom, shalom. Ubwo tuzongera ku cyumweru gitaha, Imana nihatugeza, kandi ibikwiriye n'ibigidukorera ibihe byose. Imana ibamugisha. Wageze
kivu akwambitse ikamba ry'ubwiza